ibyaha byose bazashaka ukuntu babitagatifuza, icyaha kizasigara ari ukuba umuntu wubaha Imana ugakomeza amategeko yayo. Bazatwuzuriraho ibi muvuga ngo Amerika n'Uburusiya ngo ntibakundana, ngo Abarabu na Palestina na Isiraheli ntago bumvikana. Iyi ni diru yoroshye. Akarengane kazatuma batwanga baba inshuti. Ariko mwiriwe baza mugenzi wa mubaza uti uracyaraha, mubaze, kuko ibi turimo kureba ni ibintu bikomeye. Uracyaraha. Ariko mumenye yuko umuntu utari mu biganza by'Imana ahazaza he ntahahari. Kubera iki? Kurimbuka kwa Yerusalemu habanje ibimenyetso, ibi tuzabireba, ariko amagambo nshaka ari inyuma yaho ngaho. Komeza. Yego naha ngaha. Kurimbuka kwa Yerusalemu Yesu yari yaravuze muri iki cyigisho. Ibintu byarabaye, abantu bararimbuka, ariko amagambo nasomye meza mu gitabo cy'intambara ikomeye page 23 aravuga ngo nta mukristo n'umwe waguye mu irimbuka rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, abizeye amagambo ye bose bari bategereje kubona ikimenyetso. Muri abo bantu nta n'umwe wagize gute? Warimbukiyeyo. Umuntu wumvira Imana atagendera mu kigari, ubuzima bwazabukiza. Imana yiteguye kubaha imbaraga, yiteguye kubaha kunesha, ariko uyu mugoroba banza umenye ko uko wubakitse, uko ubukristo bwawe bumeze, ntago bushobora kuzahagarara imbere y'amakuba ari imbere yacu. Icyo nagira ngo nkubwire rero ari nawo mwanzuro nafashe uyu munsi. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo iminsi ya nyuma y'ubuzima bwa Yesu uyigereranyije n'iminsi yacu. Turemeranya neza dukurishikije ibyanditswe byera yuko yaba nge yaba namwe duhamya tudashidikanya yuko natwe turi mu minsi ya nyuma isoza amateka y'isi. Iyo winjiye muri Bibiliya ukayibumbura ufite gahunda yo gushaka kumenya umugambi Imana igufiteho, umenya byinshi ku bigendanye n'ibi. Kandi nagira mbabwire ngo ni gahunda y'Imana yuko ibyanditswe byera bitwereka amateka y'isi kugeza igihe Yesu azagarukira. Reka ngusabeho kuza kurangara tujyane. Yego, komeza. Niba mureba neza, iyo usomye Bibiliya neza ubona ko kuva mu itangiriro hari intambara yitwa intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, ariyo twita intambara ikomeye. Iyo ntambara yahereye mu ijuru iragenda yimukira muri Edeni, ababyeyi bacu barirukanwa. Iyi ntambara kandi yarakomeje, ariko intsinzi y'intambara ihinduka amaraso y'umwana w'intama. Kubw'ibyo rero ibyo bintu byarakomeje biraza, byagombaga kugeza ku rupfu rwa Yesu, ariko ntabwo byagombaga kugarukiraho. Iyi ntambara izarwanwa kugeza ku munota wa nyuma, kugeza igihe Yesu azazira akajyana intore ze mu bwami bwe bwateguwe. Iyi ntambara rero iyo twinjiye muri Bibiliya tumenya uburyo tugomba kuyitwaramo. Muri uyu mugoroba ndakora ikintu kimwe gusa, ndashaka yuko duhuza ubuzima bwa Yesu, iminsi ye ya nyuma n'iminsi yacu. Biraza kuduha ipica y'ibyenda kuba n'ibirimo gutegurwa uyu munsi. Luka igice cya 21. Luka igice cya 20. Yego, Luka igice cya 21 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwande kwa Yesu. Abafite Bibiliya zanyu tujyane umurongo wa 5. Nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Ariko hari icyo nshaka kubabaza. Amabuye meza bavuze aho yavuye? Bavuze ko yavuye mu maturo? Tujyane neza muri uyu mugoroba. Iki gice muri bubonemo ibintu bikomeye. Uru rusengero rwari rwarubatswe imyaka irenga 46, kandi rwari rwaragerageje kubakwa bageraho babura finisage.
abayuda rero bemeye inkunga y'abaromani. Abaromani babaha inkunga kugira ngo bakore finisaje y'urusengero. Niyo mpamvu igihe abaroma bazaga gutera Yerusalemu byari biboroheye kumenya aho bashyize amabuye n'aho batagize gute, batayashyize. Muri uyu mugoroba mukoresha ibitekerezo. Urusengero rwagombaga kubakwa mu maturo, ariko hagaragaye yuko hari n'indi nkunga. Noneho Yesu arangije arababwira ati, ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Bibiliya iravuga ngo habaho igihe cyo kubaka, hakaba n'igihe cyo gusenya. Rero Yesu iyi ni iminsi ye ya nyuma, abanje kubwira abigishwa be ibizaba imbere kugira ngo batazaza babigwamo nk'injiji, kubera yuko Imana nta kintu izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo ibihishwe byayo. Aba bigishwa Yesu arimo araganira nabo ngo abahumure amaso bamenye ibihe uko bazabyitwaramo. Yesu barangije baramubaza bati, mwigisha, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyegereje ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde batagira gute, batabayobya. Mu bintu mugomba kwirinda cyane, kuva Yesu aganira n'abigishwa be ku musozi wa Elayono kugeza uyu munsi, hagiye habaho amoko atandukanye y'ubuyobe. Iyo ubuyobe bwazamutse rero nta muntu urindwa n'undi, umuntu aririnda. Yesu yarakomeje aravuga ngo, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Hazaboneka abantu b'abatubuzi bavuge ngo ni njye Kristo. Muri Matayo 24 Yesu yaravuze ngo bazagera naho bababwira ngo ari mu kirambi, ntimuzagire gute, ntimuzajyeyo. Icyo nashaka kubabwira, Yesu yaranavuze ngo bazababwira ko ari mu butayu, ntimuzajyeyo. Ikintu cyo kubeshya ahantu yuko Yesu yahageze, reka mbabwire yuko na mbere gato yuko Yesu aza, Satani aziyambika ishusho yande ya Yesu, aboneke ku mastade akomeye, akangurira abantu yuko ari we wagarutse. Aya magambo mbabwira yanditse uko nyababwira mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Satani azatanga disikuru ibumbiye hamwe ibintu bibiri. Icya mbere, amategeko yose bitewe n'uko abangamye twayavunje mu itegeko rimwe, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi urukundo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, tumaze kubona yuko ibigendanye n'amategeko y'Imana bigoye abantu, twemeje yuko icyumweru aricyo gihinduka umunsi w'Imana. Uko yanditse siko amezera. Iyo niyo disikuru azatanga, urukundo no gusenga ku cyumweru. Iyo niyo nyigisho izatangwa nawe, kandi koko izaba imaze iminsi iyo nyigisho itangwa mu madini. Satani rero azaba asa neza yafashe amashusho nk'ayo abantu bimenyereje mu mafilime no muri kalendari. Kubera iki? Igihe Sawuli yajyaga kuraguza, akavuga ngo bamuzamurire Samweli baganire, kandi Samweli yarapfuye. Ndashaka kubabaza, Satani yiyambitse ipica yande? None se Sawuli yigeze arabukwa yuko atari Samweli barimo kuvugana? Satani aziyambika amapica y'aya baba Yesu mwirirwa mureba mu mafilime, kandi abantu bazatangazwa nuko Yesu yaje mu buryo butandukanye n'ubwo bari barigishijwe. Ariko Yesu yasize avuze ngo, nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rigira gute, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzagira gute. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ngo Yesu nta gahunda yuko azagaruka akaza agakandagira ku isi, igice kimwe kikamubona ikindi ntikimubone, ahubwo Bibiliya ivuga yuko n'ikirenge cye atazagikandagiza hano. Kubera iki? Ubwo azatunguka amaso yose abantu bazamureba, hazaba imitingito n'ibintu byose bishwanyuke, abapfuye bagire gute, bazuke. Pawulo yaravuze ngo natwe abazaba bariho duhere ko tugire gute, tumusanganire. Kubw'ibyo rero
Yesu nta mwanya gifite wo kumanuka ngo akandagize igitaka ku isi, ahubwo isi ikimureba izahunga, ibitare imisozi ziyasa, ndetse Bibiliya iravuga ngo ubutaka bugarura, inyanja zigarura abo zagize gute, zamize. None se ubwo ibyo bintu murumva turimo kuvuga bya Bibiliya, murumva bihura n'ibyo Satani azakora? Ubu uyu munsi hari inyigisho iri mu madini ivuga ko Yesu yamaze kuza. Hari n'inyigisho iri mu madini ivuga ko azaza hehe, mu ibanga. Waba uryamye n'umugore ukamukabakaba ukabura haciye, bikakuyobera, ugahiga wajya ku rusengero ukabaza uti ko nari ndyamye n'umugore nkaba namubuze, bimeze gute? Abayobozi b'amadini bazatavuga ati ubwo Kristo yajyanye umugeni. Ibintu byabereye i Karuvari byari ibintu bisobanutse ku buryo isi ubwayo habaye ubwira kabiri, izuba ririjima, ndetse habaho n'umutingito ukomeye, kubera yuko ibyaremwe byose byamenye ko i Karuvari hari ikintu kigize gute, kibaye. Ni nako nagaruka ibyaremwe byose naza gucungura umuntu, kubera ko hazaba hakozwe igikorwa gisubukura kandi cyuzuza icyabereye Karuvari. Ibyaremwe byose bizamenya ko Yesu agize gute, aje. Niyo mpamvu itorero ry'Abadivanisi umunsi wa karindwi bibikuye muri Bibiliya bemeza yuko Yesu azaza ku mugaragaro, abantu bose bari ku isi bakamubonera icyarimwe. Nshuti zanjye, Yesu yavuze ko hari abantu bazaza bavuga ngo ni njye, kandi abo bantu ntabwo ari icyo bazaba bavuga gusa. Muri Luka igice cya 21 umurongo wa 8, Yesu yavuze ko batazavuga ngo ni njye Kristo gusa, ahubwo bazaba bavuga ngo igihe kiri. Ariko simwe mbazara, bura ntago murimo kureba hariya mwese, ntago murya imboga z'ibyatsi. Igihe kigize gute? Igihe kiri bugufi. Mu by'ukuri hari tekinike ya Satani. Yesu yaravuze ngo mugende mubwirize abantu, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'Umwuka wera, mubabwira ko ndi kumwe namwe iminsi yose, kandi yuko igihe kiri bugufi. Ni gahunda y'Imana kubwira abantu ko igihe kiri bugufi, ariko ni gahunda ya Satani yuko mu gihe abantu bategereje cya gihe kigufi, Satani nawe ashyiraho icyo gihe akacyita kigufi. Muri uyu mugoroba mu ntega amatwi cyane, dutegereje kugaruka kwa Yesu, dutegereje ibimenyetso bimwe na bimwe birimo akarengane n'ibintu tugiye kwiga nonaha. Ariko umuntu aricara yakumva radiyo, yareba televiziyo, agatabwira abantu ati Yesu azaza ejo mu gitondo n'impamu, nta gihe tugifite. Cya gihe nubwo ari kigufi, we noneho akakigira kigufi cyane, ari Satani ubimuteye. Hari abantu bahagurutse hano baragenda bajya ahantu ngo gutegereza Yesu, nabibwiwe n'umusaza umwe wari urimo, ndetse baragenda basiga bagurishije imitungo. Hari kera abwira abantu ati Yesu araje ngibi bitabo, barebye basanga agomba guturuka iburasirazuba. Bati rero iburasirazuba bw'u Rwanda ni hehe? Ni Ikibungo. Ayo makuru ntimuyazira, njye niganire n'umusaza wagiyeyo. Baragenda rwose bajyayo, barahagarara neza Ikibungo, ariko ngo iminsi 3 ibura ubwoba burabica, baravuga ati ibi bintu biswaza. Ariko ikibazo cyari cyabiteye ni kimwe, Satani ajya areba uburyo dufite igihe kigufi, na cya gihe kigufi Satani akakizanamo abantu bafite ubwaka, bakakigira kigufi cyane ku buryo umuntu akubwira ati nkurikije uko birayi ejo saa 8 Yesu araza. Iyo witeguye saa 8 ejo ko Yesu aza, ntaze bigenda gute? Uhita uvuga uti ibi bintu n'ubwesikoro ntazapfa nagize gute? Abahanuzi b'ibinyoma bazavuga ko ari bo Kristo, kandi mu nyigisho bazaza batanga harimo inyigisho ivuga ngo igihe kiri. Ubundi sereka ngiye ikintu babwira, Bibiliya iravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana ukageza uyu munsi, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo iki? Imbaraga. Pawulo yaravuze ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cyose twagize gute? Twizereye. Dufite impamvu z'ijambo ry'Imana zikwiye kutwiteguza, ntabwo dukwiye kwiteguzwa na social media.
munyumve neza, ntabwo twemerera abantu gushyiraho ibihe n'amatariki bakabyigiza hafi ngo Yesu araje ejo, kandi hari ubuhanuzi tubona bugomba gusohora. Cyokoze ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo buzasohora mu myaka 20 cyangwa 10, ariko nanone ni kimwe mu iturufu ya Satani yo gukanga abantu, akabereka ko igihe ari kigufi cyane, noneho yarangiza akabakontororera mu bwoba. Rero itorero ryacu rimaze imyaka irenga 150 ribwiriza yuko Yesu ageze ku rugi. Ntabwo ari uko twibeshye, ariko igihe nikigera ku isaha y'Imana Yesu azagira gute? Azagaruka. Ntabwo icyigisho turimo kwiga kitwereka ibintu bikomeye. Reka nkomeze nsome umurongo wa 9. Oyagaruka umurongo wa 9 aho twari turi. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera kwisohora. Uwo ni ikosa rikomeye gushaka gufatira kugaruka kwa Yesu ku ntambara z'ibihugu. Uburusiya, Amerika iri ku ruhande rwa Ukraine, Uburusiya bugiye gufatanya n'ibindi bihugu na Korea ya ruguru barwane. Ibi bintu nyamara dore ko njya mbivuga mukavuga ngo nayanjye, nyamara ibi bintu biri seri. Nyamara Yesu araje. Matayo 24 ntibivuga, ariko Yesu ubwe yavuze yuko ntabwo kuba ibihugu byarwanye bivuze ngo Yesu arahitaza. Ntabwo Yesu azazanwa nuko ibihugu byarwanye. Yesu yakomeje avuga ku murongo wundi wa 10, twakomeje umurongo wa 10, arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butere ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na iki ngiki mu cyumve. Ntabwo isi yose izakubitwa n'imitingito, ntabwo isi yose izabura ibiryo ngo ahantu hose. Rero ibi bintu Bibiliya ni kwivuga, hazaba ibishyitsi bikomeye hamwe na hamwe, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara. Ariko Yesu yabanje kuvuga ngo hamwe na hamwe, hazabaho n'ibitera ubwoba. Iyi ni Bibiliya. Ibitera ubwoba rero bizaca muri social media, bizaca muki, kandi nagira ngo mbabwire ibitera ubwoba uretse bizaba bigaragara, n'abahanuzi b'ibinyoma bazahimba ibindi bintu bitera ubwoba. Umuntu arakureba akakubwira ati muze ibintu ni danje imbere. Imana inyeretse ikintu cy'umuyaga wijimye usohoka mu muryango w'iwawe. Ugatuvuga uti ibyo ni ibiki? Ati kandi ntabwo ari amahoro. Ugahita umwegera utubwa ibyo bintu bisobanuye iki? Ati ndabona ari bibi cyane, ariko dusenze byahinduka. Iyo umukubise ifiriti ukamufata neza kuri telefone ukamwohereza momo, ukamubwira uti senga Imana ihindure gahunda, nyuma y'iyo iminsi 5 arakubwira ati Imana irabikemuye, genda urye uganire n'abana mutsoke n'umudamu, cyavuyeho umuriro wasohotse ari umutuku, kandi Imana yambwiye ngo irabitwitse. Uhita ujya kubona ukabona umuntu yabyibushye. Ubu rero mu mitwe yacu dufitemo ibintu abahanuzi b'ibinyoma bagiye bahimba bidahari, ariko tukaba dufite n'ibisubizo abahanuzi b'ibinyoma baduhaye by'uko ibyo bintu byigishweyo kandi bitari bihari. Umuntu araza akakureba, ntawe uhanurira umumama ukennye. Reka da, hari ukuntu babona umuntu w'umumama nk'uyu nguyu wiyicariye hariya wiyambariye bubu mu materaniro, urabona kuriya wamuhanurira. Hasi urahanurira umuntu wiyiziye na bodaboda koko ngo umukure wiki. Ni tekinike ya Satani. Umuntu akicara akakureba ngo Imana inyeretse impanuka, ukabura umutima urakuriye, yarangiza ati kandi ndabona ari bibi, ukamubwira uti senga Imana ibijyemo, akazaguhamagara ati mu izina rya Yesu byigiyeyo. Ujya kubona ukabona umumama aje gushima ameze neza, Imana yankijije urupfu rwa Yesu ze rwari ruhari ruriye. Kimwe mu bintu bya mbere abapfumu bakoraga, ugihingukiwe umupfumu yarakurebaga agahita akubwira ati ko mbona ufite ubwoba, ukavuga uti burahari, yarangiza ati uriya muntu arakurangije,
ugatuvuga uti nicyo kinzanye, ati munsi y'urugo. kandi koko none se ubundi niba uturanye n'umusozi hejuru, utuye mu manegeka hejuru ari umusozi, ubundi abantu baturanye ni munsi y'urugo n'ubundi. ubu buryo Yesu yavuze yuko hazabaho ibintu bitera ubwoba, ibyo birahari, ariko hari n'ibyo bazahimba, n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru bizabaho. ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye. abigishwa ba Yesu bagombaga gutegereza akarengane, kandi natwe mbere yuko tujya mu ijuru tuzabanza duce mu karengane. none mu madini mujya mwumva hari inyigisho y'akarengane ijya ivugwa? nta ijya ivugwa. ubu rwose niyo mugani abantu barakubwira bati na Roma yishe abakirisitu, yabishe itarajijuka, ubu nta mupapa w'umugome uriho wakwica abana bahora izina rya Yesu. ariko urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12, wowe ugume aho wari uri. urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:12, icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazagira gute? bazarenganywa. ntibishoboka yuko abantu bajya mu ijuru muri uyu munyenga tubyuka tubyina mu nsengero ngo Imana izaza ari ku cyumweru cyangwa ku isabato ivuga iti nari naravuze ko nzaza kubatwara, none abo nsanze mu nsengero muzamuke. ibyo bintu ntago bizabaho. nk'uko ubuzima bwa Yesu bwabanje kurenganywa mbere yuko azuka ngo asubire mu ijuru ahabwe icyubahiro, nta muntu n'umwe ushobora kuzinjira mu ijuru adaciye mu karengane. abantu Imana izabona badashoboye guhangana n'ibihe by'akarengane, inyandiko irambwira ngo izemera ko basinzira mbere yuko akarengane kaba. abakiranutsi Imana izemera yuko basinzira. wakwibaza ngo iryo hame riri hehe? tujyane Yesaya. abafite Bibiliya zanyu tujyane muri Yesaya. Yesaya ni amagambo nasomye. Yesaya iri somo ryarantangaje cyane. 57 umurongo wa mbere, umukiranutsi arashira ariko ntawabyitayeho, abanyabuntu barakurwaho ariko abantu ntibazi ko umukiranutsi aba akijijwe ibyago byenda kugira gute? byenda kuza. bitewe n'ibyago byenda kuza, Imana ikareba abantu igasanga mu karengane, guca muri ako karengane nta kintu bizaba biri buhindure, Imana izemera ko abana bayo basinzira mbere. nanasomye yuko Imana izemera yuko abana izabona bashobora kuba baba abanyabibazo ari batoya, ibihe by'akarengane bikaba byatuma batagubwa neza, ngo abo bana nabo bazasinzira mbere. ariko abo bana benshi ni abazaba bafite ababyeyi batubaha Imana batanayizera. none turimo turambara amakoti, turimo turatera ibiparu mu rusengero, abantu bakabyina guturuka mu gitondo, barangiza bati Yesu araje atujyana mena. Pentecote umwe yateye indirimbo rwose nakunze, haravuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo. ijuru ryagize gute? ayayaya mbega ijuru. undi ariko aza gushyira ubwenge ku gihe, arangije aravuga ngo tuzazamuka mu kirere, hariyo iki? bariyeri. tuzatanga iki? resepasi. urumva uwo yari yatekereje avuga ati ariko ubu iri joro tuzazamuka nta n'icyangombwa batwatse. ahita avuga ati rero mu kirere hariyo bariyeri, tuzatanga iki? resepasi. reka mbabwire inshuti zanjye, ubu uyu munsi kubera ko turi abapagani, turi abanyantege nke, ubukristo bwacu nta muntu bubangamiye. ariko igihe tuzaba duhindutse abo tugomba kuba bo, isi zatwanga nk'uko yanze Yesu. nihuta, Yesu yakomeje
avuga yuko bazabafata bakabarenganya, babajyane mu masinagogi no mu nzu z'imbohe, bazabashyira abami n'abategeka, ariko babahora izina ryanjye. Ibyo bizaberaho kugira ngo mube abahamya, nuko mumaramaze mu mitima yanyu ibintu byo kuba abantu b'abahezanguni mubivemo, mugerageze mumaramaze mu byo murimo. Umuntu uri mu bintu by'Imana ataramaramaje, ibihe bizamuhemuza. Umuntu uza gusenga kuko umugabo wari umuyobozi, umuntu uza gusenga kuko akazi kameze neza yungutse, abantu baza baje kwerekana imyenda ko bambaye neza, n'abantu baba babuze ahandi bajya, abo bantu bose, abantu batarimo kumaramaza gushaka Imana, ibi bihe ntabwo bizabagwa neza. Kandi nimumara kumaramaza mu mitima yanyu, murebe yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Amen. Kuko Imana yavuze yuko izatanga ururimi, inyuma y'ururimi igakurikizaho ubwenge. Nuko mu minsi y'imperuka umuntu ufite ururimi ruhubuka rudafite ubwenge azahura n'akaga. Elena White yanditse yuko n'itorero rizahura n'ibibazo bikomeye bizaba byaratewe n'abantu bitwa ngo barabwiriza cyangwa bashaka kugaragaza ko ari abantu b'Imana, ariko buzuye ubwaka, ngo bazazana ibibazo ku buryo n'abapasitoro babiri bayobora itorero rimwe batakemura ibyo bibazo. Inyandiko niko ivuga. Ubu mwatangiye no kubibona, ubu ahantu hose duciye bavuga ko turi abafungamutwe. Hatari uko turi abafungamutwe, ahubwo hari umuntu biyicara barangiza bati mituweli iri ati Yesu yarabikemuye Karuvani, ntimukambaza ibyo bihanya byanyu. Ukabaza se abana bawe bariga biga iki? Kuba witeka nibwo bwenge, kuva mu byani ko kugira gute kujijuka. Warangiza ukamubaza uti se uzabaho udafite ahantu utuye? Reka da, naho twebwe iwacu ni hehe, niho dutegereje umukiza azagira gute azava. Warangiza ukamubwira uti rero niba mudashobora kugendana na gahunda turimo kugenderaho abaturage bandi, nimushaka ahandi mujye. Twabuze gakondo muri iyi si. Rwose ukumva umuntu afite fiera arimo aravuga ati mudukubite. Hari n'uwigeze kwegera abantu aravuga ati nyica nicyo nabereyeho. Ariko uku ni uguhubuka. Yesu yavuze ko azaha abantu be ururimi, ariko avuga yuko urwo rurimi ruzaba ruri kumwe n'iki? N'ubwenge. Uzirinde gushaka kuvuga ibintu by'Imana mu minsi y'imperuka nta bwenge bw'Imana yaguhaye bw'uburyo bivuga, kuko ushobora kubivuga ugakiza 3 ukarimbuza 20. Yesu Luka 22, Luka 21, Luka 22, ibi bice nabisomye ndumirwa. Ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza, ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Ubwo biravuze ngo abari mu karengane bose bazapfa? Oya, muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Ariko Yesu arangije avuga umutekano abana b'Imana bazaba bafite. Ubu rero ikibazo, twebwe tureba ibihe biri imbere yacu biteye ubwoba, tukibagirwa umutekano duhabwa n'Imana. Yesu amaze kuvuga ibi bintu, abigishwa be bari bakonje, confidence bari bafite zose zarangiye, barimo kureba ukuntu bazaza aho bageze hose umuntu bahiga bica. Yesu arangije aravuga ngo ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Uhereye ku musatsi w'umuntu uzaba uri mu bwishingizi bw'Imana. Ubwo umubiri bimeze gute? Yesu yabivuze neza muri Matayo avuga ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu igize gute? Irabazwe. Iki rero ni ubwishingizi. Ariko nta muntu n'umwe uzabona yigisha iki gice cya Luka. Umuntu aragenda akakubwira iby'ibyorezo, akakubwira iby'iki, umuntu agahamuka akibagirwa ijambo rivuga ngo n'agasatsi ko ku mutwe wanyu Imana izabigakontorora. Bibiliya ikavuga umurongo wa 19 ngo nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. No kuvuga ngo gukiza ubugingo bwawe bizagusaba kwihangana. Kubera iki? Tujyane mu byahishuwe. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 12.
Ibyahishwe 14 umurongo wa 12. Bibiliya imaze kuvuga ubutumwa bw'amarayika batatu, umurongo wa 12 iravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwande ukwa Yesu. Kwitondera kumvira icyo Imana igusaba, kwihanganira kurenganywa, kwihanganira ubukene, kwihanganira guhemukirwa kandi wowe ntugire uwuhemukira, izaba ari imbuto ya mwuka itangwa n'Imana. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo twihute noneho twinjire muri Luka igice cya 22, ngende mbabwira ibihe Yesu yaciyemo bihura n'ubuzima bwacu buri hano imbere. Icya mbere reka duhere ku bugambanyi. Buriya nagira ngo mbabwire ngo ntukabone umuntu akugambanira muri korari, ubone umuntu akugambanira mu baturanyi. Ubugambanyi buzaba urufunguzo rutwinjiza mu bihe bibi. Impamvu ni iyihe? Luka 22:1 nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuye yitwa Pasika yendaga gusohora. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica Yesu, kuko batinyaga iki? Mutekereza ko kuba karengane katariho no kubera yuko turuta babayeho mu myaka 1260? Oya, uyu munsi abanzi b'ubukristo barimo baratinya amaso ya rubanda. Ntabwo ari uko bubashye Imana, si uko akarengane kahagaze. Baratinya rubanda, barimo baravuga bati amateleviziyo yabivugaho, social media yabijyamo, amashyirahamwe arengera ikiremwa muntu yabizamo. Ariko umunsi bazaba batagitinya abantu, bazerura bakora ibyo bagomba gukora, kuko batinyaga rubanda. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyoti, yari mu mubare w'ababandi 12. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko azamubagenzereza. Baranezerwa cyane, banasezerana kumuha amafaranga. Aremera, maze ashaka uburyo yamubagenzereza. Ariko Yuda nawe yatinyaga iki? Arangije aravuga ati diru yanyu nzayikina, ariko rubanda rutagize gute? Ubu Satani yatangiye kutubikamo ikintu cyo gutinya amaso y'abantu. Mwarabibonye yuko n'ibyaha turimo gukora ari ugutinya amaso y'iki? Y'abantu. Iki kintu kizaduhindukira igisasu gikomeye. Urimo uranywa inzoga kubera gutinya amaso y'umuntu, urimo urakandagira isabato kubera gutinya amaso y'umuntu, urimo uremera ukaniga ubutumwa bwiza ukaguma mu kinyoma kubera gutinya amaso y'abantu. No kwiyegurira Imana bizagorana kubera gutinya rubanda. Nshuti zanjye, uyu Yuda ni umugambanyi, kandi Yuda yari asanzwe aziranye n'abaki? N'abakristo. Rero ndagira ngo mbabwire ngo abagambanyi ba mbere bazaba babi ni abantu bigeze kumenya Imana ariko ntibezwe nayo. Reka twinjire ku kindi kintu cya kabiri. Abanzi bacu bazatwegera cyane. Luka 22:21, Yesu arangije abwira abigishwa be ngo ariko dore ukuboko kungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza. Uwo dusangira niwe urimo kumpiga. Mbere yuko akarengane kaba, umuntu wese, Yesu yaravuze ngo abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo. Harya nagira ngo mbabaze, abagabo n'abagore barimo gushwana uyu munsi, umwanzi w'umuntu ni uwo hanze cyangwa ni uw'imbere? Usanga umudamu ari ahantu avuga ati nshaka yuko tuzarya ipasu. Kurya ipasu rero ntabwo nari mbizi ngo ni ukugabana imitungo. Umudamu yarangiza ati ubu ndirinda mba nikokinze ntukagire ngo ndi umwana. Buriya yinjira mu cyumba nkareba uko yinjiye, nkamenya uko asohotse, ndabizi yuko nubwo tutakirarana atanikuye inyundo ngo anyase, nanjye nimutanga nzamwasa. Ariko wajya kubasura, papa kanaka mushuti wawe yaje, wajya ko nukabona barakwakiriye, uranywikiye amazi, icyayi cya nido cyangwa amata y'inshyushyu. Wajya ko nukabona barebanye mu maso barasetse, utaherukaga kudusura. Ugatangira uti ndaho, ubwo nawe waruje ngo urahuruye bakubwiye ngo abantu barimo baratwika kabaye. Wagera ukabona bararebana mu maso baseka kuruta kera uko byari bimeze. Aho wicaye muri saro ugahita woherereza umuntu message uti wajya ureka ibihuha,
abantu barimo bararebana barenda gusomana warangiza ngo barenda kwicana. Abanzi bacu bazahinduka abo dusangira umutsima duhurira ku meza. Abantu bazagwira itorero nabi ni abantu barize uvuye mu mizi. Impamvu kanihute icyubahiro abigishwa ba Yesu igihe cyo gusenga no kwiyiriza ubusa cyamizwe n'ikintu cyitwa icyubahiro. Bari mu bintu Bibiliya iravuga ngo Ikiruka 22 umurongo wa 24, maze habyuka impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiriye gutekerezwa ko ari we. Baravuze bati hoya wenda hari ibintu biba bigaragara ariko dutekereze. Ubu muri twebwe ninde umuntu agiye gutekereza? Role model muri twe umuntu agiye gutekereza, umuntu w'umuniga kuruta abandi, umuntu wemeza abantu. Muratekereza ko yaba nde? Yohana yararaho yikokinga avuga ati ninjye mba mu gituza cya Yesu mwe muri abaturage. Petero yararaho avuga ati ntago mundusha amagambo menshi, kandi Yesu akunda amagambo. Hari Yuda wari wibereye aho ngaho avuga ati mwese muri injiji ntimwize mujye kuri degree ku mashuri namwe murahita mumenya yuko muciriritse. Hari bene Zebedayo nabo bari baraho mama wabo yarababwiye ati mukazibeshya mukava kuri uriya mugabo ntacyo mumukuye muzapfurwa mupfuye. Buri wese rero yari akeneye kumenya umukuru uwari. Ariko nagira ngo mbabaze, ukurikije ibibazo Yesu yarebaga mu maso y'ibyenda kuba, kurwanira icyubahiro byagombaga kuba diru? Reka da. Ubu rero Roma irimo irenyegeza umuriro, abagomba kurenganya abana b'Imana barimo barategura ibikoresho, ariko natwe umuntu arimo aricara ati mu nama ndanga wumvise bamvuzemo nk'umukuru w'itorero. Reka da, n'igihande bavuze ngo babe bakwica juruke sinzasubirayo rwose. Kujya kumva buriya hari abadamu bazi gushakira abagabo babo ibyubahiro, kumva umudamu aragiye yegereye pasiteri, ariko simbizi niba mukibona uriya mugabo ko ariwe wari ubagize, uzi ibintu yapangaga, yajyaga arambwira ibintu agiye gukorera itorero, nta kibazo uhombye arabyimenyera. Ubu dufite abayobozi bajya basubirishamo amatora umuntu yamubwiye ati nta mafaranga uzongera kubona ubwo yicaye. Buriya rero ujya utinya umuntu wicara akicarana n'amafaranga ye, aba ari umukirisitu mubi. Umuntu bicaza ku nshingano bayimukuyemo n'amafaranga y'akayicaza, bazamukura mu gihano agahita yasuka, uriya bari mubi cyane. Uriya yanagura urusengero ruramutse rutezwa cyamunara. Ijuru ririmo rirareba icyo bakeneye, bibereye mu byubahiro. Ubu natwe twifitiye ibibazo, urimo urajya kumva barayiki bati abapasitoro baturusha iki, kuki twe tutabatiza? Ese ubundi barya icyacumi baturusha kubwiriza cyane, nibo babatiza abantu uko turuta. Ubu abantu bari mu bintu by'icyubahiro, ibi byo babwirizaga barabiretse, buri wese arimo aracungana na diruzi. Ntago twakagombye kuba ducungana n'icyubahiro ukurikije duhumutse amaso. Nshuti zanjye, nimureba neza, Yesu yaravuze ngo arababwira ati abami b'amahanga barayategeka, n'abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa baruhekera ababyeyi. Mugende muri Bibiliya zanyu muze kureba mu minsi y'imperuka abanyapolitike abadakorerwamo n'umwuka w'Imana bazaba ari baruhekera ababyeyi. Iyi ni Bibiliya, ririya jambo narigize umukara ryandika urikurikirane. Ariko mwebwe ntimukamere mutyo. Yesu arangije umurongo wa 28 arabareba arababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye. Amen. Yarababwiye ati ibi bintu murimo ni amafuti, ubu mwebwe mukomeze mwihanganane nanjye, mwirwanira ubukuru, ahubwo mushaka uburyo mwamenya imigambi mbafiteho, kuko imigambi mbafiteho niyo data nanjye agize gute amfiteho, kandi aho ndi na data niho ari. Mwebwe mugerageze mugumane nanjye twihanganane, ibyo bintu by'ibyubahiro mubivemo. Ubukora rizasenyutse, noneho ubu haje icyorezo,
usigaye ukuraho umuyobozi agahita ajyana na 1/3 cya korari cy'abantu bamufana. Inama y'itorero ikagenda ikabasura, byagenze gute ko mutakiza? Oya, dufite ibintu byinshi Kigali, ntabwo tubona umwanya, dusigaye dutuye kure. Ariko korari yo bamubwiye bati garuka uba umuyobozi, ahita ababwira tubu ndagarutse n'abantu banjye ngiye kubazana. Ucya kubona ukabona ku ruhimbi korari babaye 80. Ukabaza uti byagenze gute? Barangiza baterega ibintu bita byikora automatique. Intambara z'ibyubahiro. Twigire imbere nyuma y'iki gihe. Luka 22:31. Kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni, ibya Yuda we n'amafaranga byararangiye. Reka mbabwire, umuntu ukunda amafaranga cyane, reka mbabwire, azagurisha ubutumwa bwiza, yigurisha ahagaze, narangiza agurishe no kwizera yari afite. Ariko abantu bagiraga amagambo menshi nka ba Yuda, b'abantu ku rusengero baba bakatakata mu tuntu twinshi, abo nabo bafite igosora ryabo. Mu gihe ba Yuda bagomba kuzatwarwa n'amafaranga, abavuze amagambo menshi nabo bazaba bafite ikibazo. Yesu arangije ati Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo bagosore nk'amaki. None nagira ngo mbabaze, Satani ko yagombaga kubagosora, bari ku ntara ya Yesu cyangwa bari ku ya Satani? Nimureba muri Matayo, tujyane muri Matayo. Abasomyi ba Bibiliya uri kuri projecteri ari bashakire Matayo igice cya 3. Iri somo riratangaje. Matayo igice cya 3, bavuga ibya Yohana Umubatiza. Umurongo wa 12. Intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utagira gute. Rero hari intara ebyiri, hari n'abayobozi babiri bafite intara, kandi bose barimo baragosora. Icya mbere, Satani afite intara ye mu kuboko, arimo aragosora kugira ngo abantu bitwa ngo ni abantu b'Imana yerekane ko nta kintu banamaze. Ariko Yesu we arimo aratoranya abeza mu babi kugira ngo bamwe bazahabwe ubugingo buhoraho, abandi bo bagire gute, bahinduke nk'umurama, batwikwe. Ibyo ni ibintu bibiri birimo gukorwa. None nagira ngo mbabaze, ibihe biri imbere urabona uzaba uri ku ntara yandi? Ngiki kibazo. Iri somo riratangaje. Yesu arangije areba Petero, yibuka uburyo Petero yajyaga bintwari ku munwa. Buriya tugira abantu b'intwari ku munwa. Pastor simbizi niba nawe hano bagira, bazi kuvuga, akicara agatanga amatangazo. Ejo mu gitondo umuganda twese nzababone turi 60. Umva uziko hari igihe nca ku bantu bakambaza iby'umuganda, nkavuga ni ejo abadive tuzawukora tubemeze. Rero bizero tubeseriye, ejo amapiki ibiki byose buri gihande nzabona ibintu bishyushye tayari. Yego, mu gihe mufite twakupa mu gitondo saa moya ku cyumweru, mugiye mu muganda ugakubitana nawe yakije imodoka, fime yazizamuye, arimo arakora umuganda ntarimo kuwukora. Ndagahaguruka, iyi nyubako iratureba abantu b'Imana. Sinzi niba hari umuntu utumvura urusengero rumurya. None rero amafaranga muyazana, agatangira Karori amafaranga yazane, ndabizi tubiziranye hose, yazana amafaranga. Pastor akazajya muri resi kureba uriya muyobozi uvuga cyane, afite courage rwose. Yajya agasanga nta zina ririmo, akabaza umwakiriza ati none amazina y'uriya muntu muyandika neza, arimo ntarimo? Kambabwire, umubare munini w'ababwiriza babwiriza iby'icyacumi kugira ngo banezeze pasiteri kuko yicaye mu iteraniro. Abantu nk'aba rero igosora ntabwo rizabacika. Abantu bubatse umunwa, buriya biterwa n'icyo wubatse. Hari abantu bubatse umubiri, hari abubatse umunwa, bakavuga we ujya kubona ukabona umuntu aravuze kuri YouTube, avuze n'uburyo ararana n'umugabo we, ukabona yubatse umunwa rwose. Ariko Imana irimo irashaka kumenya igisunika amagambo. Petero Yesu yaramurebye, arangije aramubwira ngo ariko weho ndakwingingiye
ngo kwizera kwawe kutagira gute, kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi. Imana irabizi yuko hari abantu bagendera mu kigare. Icyo Imana ikora rero, abantu bakunze kuvuga amagambo menshi, iyo ibihe by'akaga bigiye kuza, Imana irabegera byibuze ikabafasha kugira ngo ibiramiye ba bantu bagendera kuri ba bandi. Reka mbere ku buryo Bibiliya itangaje. Yohana, tujyane muri Yohana twihuta. Yohana, tujyane muri Bibiliya. Yohana igice cya 20, igice cya 20, yego, igice cya 21. Mutega amatwi mwumve impamvu Yesu yari yingingiye Petero. Yesu hano yari amaze kuzuka. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiyo, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana. Mwabyumvise icyatumye Yesu asabira Petero? Iyo Petero yavugaga, nta muntu watekerezaga ikindi, yahitaga avuga ati uko biri kose Petero ni umugabo ureba kure. Mubyibuke yuko yagenze hejuru y'inyanja, ntago ari nkatwe. Petero buriya ni umuntu ukomeye, agendana n'inkota, buriya uzanye n'ibintu by'imikino n'inkota yayigutikura. Kandi buriya Petero ntajya akina, yishyira muri risike, ni umuntu ureba kure. Ubwo Petero rero abonye ko Yesu yapfuye, akaba abona inzara itwishe, buriya iratwishe, ubwo afashe umwanzuro wo gusubira kuroba, kandi Yesu yaradukuye kuroba, natwe turajyana nawe. Noneho ikintu gisekeje, muzasome neza Bibiliya. Petero yaragiye, bararabaroba bambaye iki? Ubusa. Niwe wari uzi tekinike yo kuroba wambaye ubusa icyo isobanuye? Ngo agiye kubona mu museke, abona Yesu araje. Yesu yari yazutse. Petero abibonye abona bosi yazutse. Aravuga ati rero ngomba kwereka bosi ko nari kumwe n'aba bantu. Icyo yakoze ni iki? Bibiliya iravuga ngo yahise yambara umwenda, yijugunya mu mazi, agenda amusanganira kugira ngo Yesu aze kwicara avuga ati bariya abantu barihe. Petero aze kuvuga ati nari nagiye kubashaka. Buriya warapfuye, bahita bagira gute? Tumudagenda mbegeranya. Hari abantu n'ubu muri Covid nicyo kibazo twagize. Hari abantu bakunda gukopera ubuzima bw'abantu bitwa abantu bakomeye mu by'Imana. Nyamara aba bantu bakomeye mu by'Imana nibo bagosorwa mbere y'abandi. Ntukajye ufata umwanzuro wo kuzirika ubuzima bwawe ku muntu nk'uyu uhindagurika, nubwo yaba umusitari. Jya ubwira Imana ngo tabara ubuzima bwanjye buri mu kaga. Ibyo bigize gute? Birahagije. Uyu mutego abadivanisiti benshi ntago bazawusimbuka. Umuntu araguhamagara mu gitondo, iyo mubyutse mubigenza gute? Ngewe turabanza tukanywa amazi akonje. Buriya niyo mpamvu mwiga Bibiliya mukayifata. Agahita aza ku mugore we, amazi akonje, afite icyo amarira abantu b'Imana. Umudamu nawe akazaza yabyukiraho, yabwira umugabo atari ko papa kana ibi bintu by'amazi akonje. Itondeye abantu b'Imana baba barebye kure. Urabona twe nidusenga baba basenze Imana yabiberetse. Kankubwire, igosora ni ikintu gikomeye. Ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe gukomere. Nukomera ukomeze na bagenzi bawe bakugenderaho. Nshuti zanjye, twihuta. Ikindi kintu, Yesu yagaragaje uburyo amafaranga agomba guta agaciro. Luka 22:36, Yesu arababwira ati, ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza agira gute? None nagira ngo mbabaze, kuva Yesu baje kumuhiga kugeza i Karuvari, mumbwira ahantu amafaranga yari gukora. Dr. amafaranga yari gukora he? Bari kuyatanga kwa Pilato? Herode yari kurya ruswa? Amafaranga bari kuyoherereza abantu bakayabanyanyagizamo kugira ngo abantu bakore imyigaragambyo Yesu adafatwa? Amafaranga yari yataye agaciro. Yesu yahise avuga ngo ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, ufite imvumba nawe utwaza abandi amazi ayajyane, ariko utabifite agura umwitero we ngo abone kugura iki? Inkota.
Abefeso 6:15 kugeza 17. Mwitwaza inkota y'ukuri ariyo jambo ry'iki? Reka mbabwire, ijambo ry'Imana rizahora rikenewe, ariko mbibabwiye umunsi ngo mubimenye, hari umunsi amafaranga azaba nta kintu ari bugire gute, ari bumare. Umubwiriza umwe yanditse igitabo, ni umupasitoro wacu hano muri iniyo y'u Rwanda, ariko yarasinziriye. Yandika agiye umutwe uvuga ngo igihe amafaranga azatakara ntihagire ugira gute, uyatoragura. Nitwinjira mu bihe bidusumbirije, aya mafaranga tutarimo kuzana ngo akore umurimo, aya mafaranga tutageza ku bana bacu n'abagore bacu ngo abakemurire ibibazo, aya mafaranga tubika ababyeyi bakadupfana tutabavuje, aya mafaranga tuba duturanye n'abantu barara bayura, twe turimo kongera amakaro n'ibipangu twongera ubutaka. Hari igihe uzaba nta burenganzira ufite ku kintu gifitanye isano n'amafaranga, ariko icyo gihe ijambo ry'Imana rizaba rigikenewe ridakenewe. Yesu arangije aravuga ngo ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho, ngo yabaranywe n'abagome kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramubwira bati mwami dore inkota ebyiri ngizi, arababwira ngo ziramaze. Yababwiye inkota zo kwibuka ijambo yababwiye, barangije bahita bavuga bati ebyiri turazigendana tureba kure, bazikuramo. Yesu arazireba arumirwa, aravuga ati zo ziramaze. Mu magambo make, nta kintu zimaze ku rugamba mugiye kurwana. Niyo mpamvu igihe hazaga umuntu waje aje gufata Yesu, Petero yagize gutya akuramo imwe aca umuntu gutwi. Yesu arangije areba Petero aramubwira ngo subiza inkota mu rwubati. Yesu ahita avuga amagambo ameze nk'ari mu byahishuwe yuko uwicisha inkota azicishwa iki? Inkota. Petero ahita acika intege aravuga ati ubu nta kintu nongera gukora, none se ndakomeza ncugutwa gusubizaho. Buriya reka mbabwire, kutagira intumbero imwe n'iya Yesu ni ikibazo. Yesu arimo arakiza, no mu minota ye ya nyuma aracyarimo kurwana no gutanga agakiza. Petero yibereye mu ntambara, iz'icyubahiro zavuyeho, izo kumenyekana zavuyeho. Petero bamubwiye ngo yitonde, ari mwigosora. Inyuma yo kubwirwa ko ari mwigosora, arimo araca abantu amatwi. Reka mbabwire, hari abantu bazarwana intambara ntagatifu bakayimeneramo amaraso ijuru ritabaza. Hari abantu bazarengana bakabaca amajosi kubera rya somo rivuga ngo nakwitanga, nemerere kwitangira umwami Yesu. Ariko abo bantu bakazapfa urupfu ijuru ridafite aho ryandika. Nihuta, ukwiye kwirinda kugira inkota ebyiri, ukwiye kugira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo nkota izagufasha mu bihe by'akaga biri imbere. Hagombaga kubaho igihe cyo gushaka imbaraga, ariko icyo gihe nacyo cyabapfanye ubusa. Yesu yari yicaye abona ibintu birakomeye, azamukana umusozi n'abigishwa be bangahe? 3. Harya buriya ninde nande yazamukanye nawe? Azamuka umusozi yazamukanye nande? Yazamukanye nande? Petero arimo. Undi ninde? Yohana. Undi ninde? Yakobo. Aba bantu 3 ngo Yesu yarabatoye. Agiye kuzamuka umusozi, aravuga ati aba bantu ndabajyanye. Umunsi ishusho ya Yesu yahindukaga ukundi. Mose na Eliya bakaza guhumuriza Yesu. Uwo munsi bariya bagabo barabibonye mu gashyamba ka Getsemani. Yesu agiye kongera kuzamuka umusozi, aravuga ati reka nitwaza aba bantu bafite amateka akomeye. 39 igice cya 22 arasohoka Yesu ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye. Narababwiye ngo mujye mwitondera ikintu cyitwa akamenyero. Akamenyero ufite uyu munsi gafitanye isano n'ubupagani bwawe cyangwa ubukristo bwawe. Njya nibaza ngo menyereye iki muri no minsi? Ni igiki menyereye ndimo kujyamo? Ibintu menyereye rero bifitanye isano n'ubuzima bwawe bw'iby'umwuka cyangwa intege nke. Yesu arangije nk'uko amenyereye abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati
nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo, umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, yabanje kujyana abigishwa be, ageze aho atoranya batatu, abandi arabasiga, babandi batatu nabatera intambwe arabasiga, aravuga ngo data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ugize gute. Iyi ni intambara y'ubushake y'amahitamo. Hari ahantu ugera ukumva ibintu by'Imana urabishaka, ariko umubiri ukumva umubiri ntugize gute, ntubishaka. Iyi ntambara nta mupasitoro wayikurwanira. Intambara yo kuba ushaka Imana ariko umubiri ukanga, ni intambara yawe n'Imana gusa. N'umubwiriza nta kintu yayimaraho, na pasitoro na bishop. Mu gihe yari arimo kuvuga gutyo, umurongo wa 43, marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongera iki? Imbaraga Yesu yakuye mu gashyamba ka Getsemani nizo zatumye yihanganira umusaraba ku bw'isoni zawo. Aragenda ageza ku musaraba ku munota wa nyuma. Iyo adaca i Getsemani ntabwo yari kugira imbaraga z'i Karuvari. Dukwiye kwirinda kuzajya mu bihe by'akarengane tutarabanje kugirana isano n'Imana yacu. Nta kintu bizaba bimaze kwicara ukavuga ngo ngewe ngo akarengane ngo hazavamo icyakurikire y'iki, ariko udafitanye isano n'Imana nta kintu bizaba bimaze. Ikintu gikomeye rero, hariya hantu bariya bigishwa batatu iyo bahambikirwa imbaraga, bari kugera igihe i Karuvari bakanuye neza bafite imbaraga, bari kuba bareba kure, filime yose bari kuba bayireba, amaso yabo yari kuba ahumutse. Ariko ngo Yesu yagiye aho baryamye asanga bagize gute, barasinziriye. Ikizakubwira umuntu ufite ibibazo asinzira mu gihe kitari cyo gusinzira. Uzi kuba ufite umugabo ukaba uri kubise, uri hafi kubyara, igise kikagukubita ukihagararaho, kikagukubita ukihagararaho, waragerageje ujya kwisuzumisha ntiyaguherekeje, abandi badamu babaga bari kumwe n'abagabo babo babatwaje amasakoshi. Noneho n'igihe cya nyuma na nyuma umukeneye, wajya kumva ukumva arimo aragona, ukamukomakoma, papa kanaka nyamara simerewe neza, habaye iki? Urumva umugabo utanazi ikigomba kuba. Byarangiza ati, washaka ukuntu hamagara abantu b'inshuti zawe bakamerekeza, ndumva byanze, ariko ubu nta kuntu wakwikaruma bugajya. Kikubwira umugabo w'umurakare umubwira ibise, ntago ababyumva, akakubwira ati gerageza wikarume wenda bujye gucya dutegishoye. Urabona se ubu turagenda, urabona turacaye. Nibwo muzajya kubona muntu umudamu yifashije igikapu, bamubaza bati umugabo wawe ari hati musize mu rugo. Uzi kurara ijoro, urariye umuntu ijoro wadashobora kuri kurarira. Yesu yaraje arabareba arababwira ngo byibuze n'agasaha kamwe murakabuze. Twabanye iminsi myinshi sinigeze mbakenera, mwagiye mujya kuryama nkarara mbasengera, nabahaye imbaraga ntacyo ntakoze, iri joro ndaye ni ku bwanyu. Agasaha kamwe barangije baravuga bati reka tubeseriye, noneho katubeseriye, genda subirayo turi tayari. Uwahereyeho uwo wavuze ngo ari tayari niwe wasinziriye mbere y'abandi. Yesu arangije aragaruka arabareba atumva ati ngaho noneho nimusinzire, barakanura. Ariko buriya dupfiki no kutumva neza. Yababwiye ngo babe maso, bagira gute? Barasinzira. Bibiliya zanyu arangije arababwira ati rero ngaho noneho nimusinzire, kuko byamaze kurangira, ubushake bw'Imana nafashe umwanzuro wo kubwubahiriza. Baranje barakanura bati ni ibiki? Bo noneho baba maso. Mfite ubwoba ko ariko bizatugendekera. Mfite ubwoba ko ubu ngubu dusinziriye mu gihe cyo gukanguka. Mfite ubwoba ko tuzakanguka mu gihe cyo kugira gute, cyo gusinzira. Ibi bintu binteye ubwoba. Kuba ubona umuntu ijuru riri kubise, ukabona umuntu nta kintu bimubwiye, amavuna akarangira nta n'umushyitsi n'umwe uzanye, kandi ijuru ririmo rirabona ko abanyabyaha bagiye kurimbuka, ariko wowe ukabona ni ibintu bisanzwe. Jya utinya umuntu utagira ibihe bimukanga, kiba ari ikibazo. Inshuti zanjye, nimushake imbaraga. Ikindi kintu gikomeye,
twihuta dushaka umusozo, habayeho kwishyira hamwe. Hari ibintu byari bibujijwe ariko byarangiye bibaye. Yuda yaragiye yihuza n'abatambyi bakuru, baragenda bihuza n'abasirikare barinda urusengero n'abandi bantu Bibiliya yise abakuru batazwi ariko ni abanyapolitike. Icyo kintu cy'ubumwe bwabo cyabaye ikintu kidasanzwe kugira ngo bateranire kuri Yesu. Amahanga azatuviraho indimwe, imbaraga zatuvuyemo n'izahoze ziturwanya n'izitazi ibyacu, izo mbaraga zizihuriza hamwe. Ariko murongo wa 53 Yesu arangije atumva rero muneye nk'abateye umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo, nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ko mutarambuye amaboko ngo mumfate. Ariko noneho iki ni igihe cyanyu n'icy'ubutware bw'iki? Ubutware bw'umwijima butangira ryari? Iyo imbaraga z'abasenga bahuje n'imbaraga z'abadasenga, bakiyongeraho n'imbaraga z'abadayimoni, ubwo bumwe bukarwanya Imana, kiba ari igihe cy'ubutware bw'iki? Bw'umwijima. Kandi reka mbabwire vuba bidatinze, ubutware bw'umwijima ku isi buzakontorora. Ibi ni ibihe bikomeye. Nyuma yaho habaye ubushinyaguzi. Begereye Yesu baramufata, baramushinyagurira, baramukubita, bamupfuka mu maso, baramubaza bati hanura, ninde ugukubise? Ubwo ni ubuhanuzi. Ubwo abantu b'Imana igihe bari i Babuloni, ngo abantu b'i Babuloni barazaga bakabwira batari ko tubona mufite impanda mukaba mufite n'inanga, mwaturirimbiye ku ndirimbo z'iwanyu. Kwari ugushinyagura. Abantu bazadushinyagura bavuge bati ya masabato yanyarihe, kaho nimwongere muvuze za nduru mwavuzaga z'ubuhanuzi. Ibintu twagiye tuvuga bazabihindura ibintu byo kurwanywa cyane. Nshuti z'Imana, nasomye amagambo hano antera ubwoba no gutekereza. Ibibaho mu minsi y'imperuka page 95. Ubutunzi, ubuhanga, amashuri bizashyirwa hamwe kugira ngo bibasuzuguze. Titire iravuga ngo abadivantisiti bazasuzugurwa. Ubutunzi, ubuhanga, amashuri bizishyira hamwe kugira ngo bibasuzuguze. Abategetsi batoteza, abagabura ndetse n'abizera b'amatorero bazabagambanira. Bazashaka kureka kwizera kwabo babitewe n'amagambo, ibyandikwa, kwishongora, iterabwoba no guteshwa iki? Agaciro. Ibi bintu bizakoreshwa, bazandika inyandiko berekana ko turi abantu babi, turi abantu bagomba guhigwa, turi abantu b'intagondwa badafite icyo bamaze. Hari n'abazavuga ko dutera umwaka, bavuge bati mubakureho, nibo bateye isi umwaka. Hasi haranditswe kuri iyo page ngo muri icyo gihe kibi abazakorera Imana bose badatinya, bakurikije iby'umutima nama babwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo. Kubera ko abantu b'indahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho, n'imigambi yacu bazayishidikanyaho. Imihati yabo myiza izahabwa isura mbi. Ibintu byiza dukora bazabiha tekinike, bazabiha inyito mbi. Noneho ikindi, amazina yabo azavugwa nabi. Satani azakoresha imbaraga z'uburiganya bwe bwose kugira ngo ayobye umutima kandi yijimishe intekerezo, atume ikibi kigaragara nk'icyiza n'icyiza gifatwe nk'ikibi. Isi izaba yamaze kugera mu biganza bya Satani. Icyiza kizaba kiri mu mwanya w'ikibi, ikibi kiri mu mwanya w'icyiza. Imbere y'icyumba cyo kwa Pilato byagenze gute? Tubohorere Baraba ubambe nde? Kandi yari yarabagaburiye. Hazabaho kwiyunga biyungiye ku maraso. Umugabo bita Herode n'umugabo witwa Pilato, Bibiliya muri Luka 23 murongo wa 6 igaragaza yuko aba bagabo baranganaga, bari bafitanye bifu ku buryo nta musirikare wavaga ku muntu umwe ngo ajye ku wundi. Amakuru yabo hari harimo urukuta. Ariko igihe Yesu yari dosiye, Pilato yafashe Yesu aramubaza, amwohereza kwa Herode. Herode arangije ati ibi biranyereka ko Pilato asigaye ari umuntu wanjye, iyi dosiye nari nyikeneye. Nawe abijyamo arangije ati reka mumwoherereze nawe agira icyo agira.
Bibiliya umurongo wa 12 Luka 23. Herode na Pilato bahera ko bagira gute? Buzura uwo munsi, kuko mbere bagiraga gute? Ibi bihugu murimo kubona byangana, izi ntambara murimo kubona byose, ibi byaha murimo kubona byitwa ngo ni ibyaha mpuzamahanga, vuba bidatinze baraje byose babifunge. Kuba umutinganyi ntibizongera kuba bibi, kwica umuntu hari igihe bitazaba bibi, babivugurura amategeko, bajye babanza bavuge ngo none se yamwisha bishaka, bajye gupima mu mutwe, none se yamwishe kubera urwango cyangwa yamwisha arakaye, bapima imitsi yo mu bwonko, bavuge bati rwose yamukundaga kuko yamaze kumukubita ubuhiri arangije ararira. Kandi ntiwaririra umuntu utagira gute? Udakunda. Ibyaha byose bazashaka ukuntu babitagatifuza, icyaha kizasigara ari ukuba umuntu wubaha Imana ugakomeza amategeko yayo. Bazatwuzuriraho ibi muvuga ngo Amerika n'Uburusiya ngo ntibakundana, ngo Abarabu na Palestina na Israel ntago bumvikana. Iyi ni diru yoroshye. Akarengane kazatuma batwanga baba inshuti. Ariko mwiriwe baza mugenzi wa mubaza uti uracyara? Mubaze, kuko ibi turimo kureba ni ibintu bikomeye. Uracyara? Icyo nashaka kubabwira rero, tumaze isaha irenga twiga iki cyigisho, reka dushaka aho tugisoreza, ariko mumenye yuko umuntu utari mu biganza by'Imana ahazaza he ntahahari. Kubera iki? Kurimbuka kwa Yerusalemu habanje ibimenyetso, ibi tuzabireba, ariko amagambo nshaka ari inyuma yaho ngaho. Komeza. Yego naha ngaha. Kurimbuka kwa Yerusalemu Yesu yari yaravuze muri iki cyigisho, ibintu byarabaye, abantu bararimbuka, ariko amagambo nasomye meza mu gitabo cy'intambara ikomeye page 23 aravuga ngo nta mukristo n'umwe waguye mu irimbuka rya Yerusalemu. Kristo yari yaraburiye abigishwa be, abizeye amagambo ye bose bari bategereje kubona ikimenyetso. Muri abo bantu nta n'umwe wagize gute? Warimbukiyeyo. Umuntu wumvira Imana atagendera mu kigari, ubuzima bwazabukiza. Imana yiteguye kubaha imbaraga, yiteguye kubaha kunesha, ariko uyu mugoroba banza umenye ko uko wubakitse, uko ubukristo bwawe bumeze, ntago bushobora kuzahagarara imbere y'amakuba ari imbere yacu. Icyo nagira ngo nkubwire rero ari nawo mwanzuro nafashe uyu munsi, no kumanika amaboko ukabwira Imana ikagutabara, no kumenya yuko uri mu manegeka, kandi imvura y'ibigeragezo nigwa inyubako yawe uzayisanga mu gishanga. Tabaza Imana igutabare. Wikwizera imyaka umaze mu idini, wikwizera urugo uvukamo rw'ababyeyi basenga, shaka isano yawe n'Imana yonyine. Ibihe rero ubu Imana iraduhumuye, ariko icyo twabonye gikomeye ni kimwe, nta gasatsi kacu na gato kapfuka, ijuru rigeze gute? Rizi byacu. Tugomba kwinjira mu bwishingizi bw'isumba byose. Soza, hari umuntu muri uyu mugoroba wifuza gufatanya nanjye gusenga, ushaka kuva mu kibi, ushaka gufata umwanzuro wo kuba umuntu w'Imana, akaba ashaka gufata umwanzuro wo kuza mu ruhande rw'Imana n'itorero ryayo, akaba atinyuwe n'ijambo ry'Imana ko icy'ingenzi ari uko ubuzima bwe burindirwa muri Kristo. Gupfa bwo abantu bazapfa, ariko nanone hahirwa abapfa bapfira he? Mu Mwami. Muri uyu mugoroba umuntu ushaka gushyikira Imana, umuntu ushaka kuyiyegurira, wa muntu watinye gufata umwanzuro bitewe n'ubuzima, ariko iki cyigisho kikaba kimweretse ko nta mikino ihari, Imana irashaka kugira uruhande ujyamo. Uri mu biganza bya Satani cyangwa uri mu by'Imana? Niba uri mu by'Imana, fata umwanzuro, Imana iguha imbaraga.